biraruhije ko umuntu akura ikintu gitunganya mu kintu cande uwo bishop umeza atyo kumukuraho umukristo nabyo ntibyoroshe ubwa mwizeza ibinyoma akaribyo agenderaho. Ingingo ya 7 ni imbaraga z'urukundo. Imbaraga z'urukundo pase bimeze biti urukundo rugira izihe mbaraga? Nukuvuga ngo umuntu ukunda wifuza ko ava mu byaha ariko ntumunegura inenge. Niba umuntu yakoze icyaha ikigaragaza kumwanga abo bose bari guhererekanya nta rukundo bafite. Bose nabagome ntibarakizwa n'abapagani bo mwitoro kujya. None se ko umuntu avuga ngo naze yihane mu rusengero naze yihane yature ngo ntasone nk'umudiyakoni muzima wo gusambana ari nyina yabivuga. Nyoko agahaguruka ati mu nsengere hari umugabo waje arantereta mbo satani aranshuka ndemera ari nyoko tuwagera mu ruka byuti wabivugiye iki? Urukundo rwihanganira byose. Iba umugabo ari ikiremba umugora kuko amukunda yemeye ko babyarana agomba kumwihanganira. Oya ahangaho ntabwo ibyo bintu uvuze ni ibiki? Uvuga ngo ukunda umugabo wawe akarwara indwara y'uburemba wandasazana nawe. Hari umugore ejo bundi uyu mubyeyi akomeze ngo urukundo ngo rwaranzonze ngo ndagukunda ngo twibanire mutware wanjye kugeza dupfuye. Buriya hari urutonde rw'indwara fizike zikora ku mubiri, hari n'urutonde rw'indwara psychique zigendera mu bitekerezo. Hari pedofili kurarikira abana b'impinja, hari bestialite kurarikira amatungo, hari homosexualite kurarikira umugabo, hari lesbianisme umugore ku wundi, hari masturbation kwikinisha, hari sodomi mu kibuno, hari insemination artificielle guhererekanya. Nukuvuga ngo ni guhererekanya ubushatse kuvuga iki? Nukuvuga ngo ukaba uri Kampala. Ibyo se nabyo ni bibi? Nabyo ni bibi. Ubwo nukuvuga ikimenyetso cya mbere nuko ugomba gukunda abantu bose. Abantu muri kumwe. Kuki umuze muri kumwe abo mutari kumwe? Abo mutari kumwe ntabwo ukarerege mugenzi wawe ngo genda uzaze ejo kandi ibyo ari kugusaba ubifite. Abantu bagahengekera ku gitsina. Batese nikundane n'umukobwa turagiye duse twikorera imibonano tuise tunabana ngo nkuzi icyaha kuko ntagiye ngo rya cyaci ryanjye risezeranye kandi nabo ubwabo Imana itabemera. Icyaha nkuze niki? Ijambo ryitwa nomos mu Kigiriki risobanura ibyo byose. Muri nomos harimo loi, muri nomos hakabamo commandement, nomos hakabamo decret, muri nomos hakabamo edit, muri nomos hakabamo ordonnance, muri nomos hakabamo convention, muri nomos hakabamo promesse. Urumva ibyo byose ni bisobanura itegeko. Natwe dusubiremo muri amategeko tuyasubiremo noneho sabato nayo tuyinjiremo nk'uko Yesu yayiziruye. Ubutunzi bubi rero ni iby'isi ibyo rukashatse kuvuga hano. Ubwo iby'isi ubutunzi bubi ni ubutunzi bubi. Nta mukristo wahukana, nta n'umukristo usenda, ariko umukristo yasendwa, umukristo yakwirukana. Ikibice kukunesha ahubwo unesheshe ikibiciza. Ntaco nzamutwara ariko naje sinzamuha. Abantu rero bagira ingabano akaba ati inkurikije ibyo yankoreye nubwo yaba ari mu bitaro ntabwo nahagera. Nkurikije ibyo yankoreye nubwo yaba yapfuye sinshobora kugera. Nkurikije ibyo yakoreye sinamushingira. Ariko urukundo ntangabano rugira. Ntabwo rushaho ngaho. Abo niko Pawulo avuze. Niko avuze ati ntangabano uwakugiriye nawe muhi. Unshire mu gituza cawe mbe ikimenyetso mbe no ku kuboko kwawe kuko urukundo rukomeye nk'urupfu. Abantu benshi bariyahura ngo ko bababenze. Abantu benshi bemera kwicwa kuko babuje gukunda Imana. Nukuvuga ngo ico gihe ruremereye rwabaye nk'urupfu kuko ivuga uti sinareka Imana yanje mu nsogote. Rwabaye urupfu. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Aho ugira ngo nkore kwisabato ndiyemeje mbaye igitambo. Ni ikinyoma kuko nta uzira umunsi nta wigeze kubambwa mu itorero ry'intumwa. Ikinyera ca mbere ni ca kabiri ni ca gatatu niho habambwe benshi. Nta wazize sabato baziraga Yesu, uhamya kwa Yesu. Noneho rero wakanirwa kuvuga ngo reka nzire Yesu abo bavuga ati aho kugira ngo nkore ku isabato munyice. Ubona uvuga ngo ntazize Yesu azize umunsi. Agashobora kuvuga ati ni ingingo ya nyuma ni iherezo ry'urukundo. Kandi koko ruzagumaho ko tuba turi kumwe n'Imana kandi akaba ari yo rukundo. Narizo mpamvu nta uzongera kuduhanurira mu ijuru, nta uzongera kutubwiriza, nta uzongera kudusengera, ntaho bizabihuriye. Amakuru agezweho musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV reba itangaza amakuru rurisha. Ayaloni TV. Amahoro kuri wowe nshuti mwene data kandi mukundwa ubana natwe kurikira ibiganiro bitambuka kuri channel ya Ayaloni TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana.
gubwa neza huri kandi turakubwira ngo niba ubabaye Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi yose. Kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Turakomeza wowe ubabaye, turakomeza wowe urushye ngo komeza kwizera Yesu wicogora niwe gisubizo cyawe. Turagarutse uyu munsi rero mu kiganiro cyacu menya nibi na Pastor Mazi Birego we duherutse mu kiganiro twakoze kirebana na vino y'umuce, vino yihira na vino y'umutobe. Aho yarama kusobanura agaragaza ko kunywa inzoga nta cyaha kirimo ahubwo gusinda ari cyo cyaha. Twagiye muri Bibiliya gihe nari magaze mu ruhande rugaragaza ko kunywa inzoga ari cyaha, abayinywa bazarimbuka waba wasinze cyangwa utasinze, wagaragaza ko abazarimbuka ari abasinda. Ni byinshi twaganiriyeho. Umuntu ushaka icyo kiganiro wagikurikira kuri channel ukakireba, uzunguka byinshi ko twinjiye muri Bibiliya turimo gusoma ngo turebe ukuraho gushingiye. Nawe rero ugomba kukumenya ko Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, hanyuma muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ibi byose tubijyamo kugira ngo ukuri kumenyekane, abantu babatuke bave mu bubata bw'amadini, ububata bw'imyumvire itari myiza, ububata twabaswe n'inyigisho twahawe zitarizo z'ibinyoma. Reka twakire Pastor kugira ngo agusuhuze, namara kugusuhuza twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kirebana n'urukundo, uko tuba tugeze ku ngingo ya kabiri. Kandi uru rukundo turi kuvuga rugizwe n'ibintu 10. Ni Pastor Mazi Birego Pierre. Turabashimiye bene data abatugana ahangaha ku cyigisho cyacu cy'urukundo, nicyo tugiye gukomeza, ariko tugiye kubanza gusenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza kuko ushobora byose, kandi ijambo ryawe akaba ari umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe rikatuyobora, ijambo ryawe rikaba ryarahumetswe nawe rikagira umumaro wo kuduhugura no kudukomeza, kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashyizeho gukora imirimo myiza. Ngaho bana natwe twegere kandi utwigishe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Pastor murakoze cyane. Hanyuma harya wakonye kutwibutsa kuri zirangingo 10 zigize urukundo. Twaganira ubishize ku rukundo, tunavuga ko rugizwe n'ingingo 10. Ingingo ya mbere twavuga ko urukundo ni iki. Twasobanuye ko urukundo ari ibyiyumvo bituganisha ku Mana cyangwa ku bantu cyangwa ku kintu wifuza, ariko turavuga tuti kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Urukundo ni Imana ubwayo. Kandi Paulo yatwandikiye imbuto z'umwuka atubwira ngo ngizi urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda. Aravuga ngo ibimeze bityo nta tegeko ribihana. Nuvuga ngo dushira urukundo mu mbuto z'umwuka. Niho twari tugeze. Noneho twinjira ku gice cya kabiri cyavuga ngo ubwoko bw'urukundo. Twavuze urukundo rw'Imana, Imana yishimira ko tugira, rwitwa agape, ariyo twasomye muri Yuda 12 ravuga ngo nabo ni ntaza mwisangira ryabo ryabera ryo gukundana. Nuvuga ngo gukundana kuva ku Mana babyita agape. Noneho rero urukundo rwa kabiri tuvuga ko ari filia y'icene wabo, y'ubwoko, y'abavandimwe, y'abafitanye amasano. Ariko turongera tuvuga ko hari urukundo ruba hagati y'abantu rushingiye ku gitsina, abagore n'abagabo, abakobwa n'abahungu. Urwo rukundo rushingiye ku gitsina barwita herose, ariko rwose bakabyita urukundo. Ubwo rero Imana ishaka ko tugira urukundo rwitwa agape, akaba ari rwo dukomeza, kuko nirwo ruyobora ruriya bwoko bw'urukundo bubiri buhari busigaye. Iyo ufite urukundo rw'Imana ibintu byose biratungana. Twari tugeze no ku ngingo ya kabiri, ubwo twari tugiye kwinjira ku ngingo ya gatatu, niyo tugiye gukomerezaho ikimenyetso cy'urukundo. Ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso ni iki? Ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere igice cya 4:20 haravuga ngo umuntu wese nabesha ngo akunda Imana akabesha, ariko aja kumugenzura mu bantu abana nabo ugasanga atabakunda, ngo azababeshe kandi azaba yisi Imana inyabiryo. Banuvuga ngo ntiwaba udakunda ureba mwegeranye mwagasangiye ngo ukunda Imana wizeye utayireba. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero mu bimenyetso bigaragara ko dukunda n'Imana nuko twaba dukunda abo tubana nabo. Ubwo ikimenyetso cya mbere tweretse nuko abantu tugomba kubakunda, abantu tubana nabo tugomba kubakunda, atari ya miryango
cya cyene wabo, atari igitsina, atari igitsina, oya, atari uko utegerejeho umuntu kandi icyo azaguha. ni urukundo rudashaka inyungu. Rwa ruri rwa agape. Rwa agape nirwo tugaragariza hagati y'abantu nawe Imana, ibyo bigaragara kukunda Imana. Ikimenyetso kiranga urukundo tugezeho, ubwo urukundo uri kuvuga ni ruya rwa agape. Ugiye gutanga ibimenyetso biruranga. Ikimenyetso kiruranga nyine ureba umuntu mu bantu. Noneho rero Yesu we yaravuze ngo abo bantu tuzamenyera ku mbuto zabo. Nizo mpamvu urukundo ari imbuto, urukundo narwo ururebera mu muntu ukunda Imana. Ako pazi kubera iki muri ziriya mbuto 9 ziri mu Bagalatiya habanza urukundo narwo rukaza mu mbuto, kandi mu kiganiro cy'ubushize waratubwiye yuko urukundo ari Imana. Imana yahindutse imbuto gute? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Imana mu ishuri, ariko ni Imana muri wowe. Ni ukuvuga ngo Imana muri wowe ni urukundo, ko Imana iba hose. Iyo ufite urukundo rero ufite Imana muri wowe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni imbuto yatewe muri wowe. Ni yatewe muri wowe y'urukundo rw'Imana. Mbega ni ya Mana yaje kuba muri wowe. Ni ya Mana yaje kuguturamo. Nizo mpamvu Emmanuel risobanura ngo Imana muri twe. Ubwo ni ukuvanga ikimenyetso cya mbere ni uko ugomba gukunda abantu bose. Abantu muri kumwe. Kuki uvuze muri kumwe? Abo mutari kumwe? Abo mutari kumwe ntabwo bazi, ariko ubamenye wabakunda. Kandi n'ijambo ry'Imana wabwiriza haba kuri cyano haba ribageraho, ariko kuko utabazi ntabwo bamenya imbuto zawe. Ariko abo muri kumwe nibo babona imbuto zawe neza vuba. Ase pasi hari abantu benshi bajya bagira ikibazo kuri icyo kintu, cyane bikunda kugaruka kuri bene data b'i Burundi. Ni bakunda kuko banyandikira. Buriya dufite Ayaloni kurikirwa n'abarundi cyane benshi. Yego. Kandi tuba tuvugana buri kanya babanyandikira, ariko n'abantu bakunda gufokasinga kuri icyo kintu cyane cyitwa imbuto, ku buryo niyo waba uri hehe bashaka kumenya se uyu muntu yera imbuto, ubu butumwa arimo aravuga yera imbuto. Noneho ku buryo niba batakumenye batizera neza niba ukijijwe. Benshi jya mabwira ko ikibazo no kumenya imbuto cyangwa no kubanza kumva n'ubutumwa yavuze bukaguhindura nawe. None izo mbuto wowe nugira amahirwe ukamubona uzazimushakeho. Ahubwo usanga aravuze ngo uyu muntu se namenya niba yera imbuto nta n'impamvu yo kumwumva. Ibyo urabivuga iki? Wa n'ubujiji. N'ubujiji wo tareba ntumenye imbuto ze. Icyatumye Yesu avuga ngo tuzabamenyera tumenya abo turi kumwe. Si wamenye wo mu kindi gihugu. Icyambere ugize amahirwe ubwo butumwa arabuvuze, urasabwa kubwumva. Ubutumwa bwiza bukiza, si ngombwa ngo urebe wabuvuze. Ntabwo ari ngombwa ngo urebe wabuvuze. Ntabwo ari ngombwa ngo urebe wabuvuze. Icyambere ni ugukizwa gusa. Icyangombwa ni ukureba ko buguciraho iteka ukihana. Ayo makuru mbega uhawe uko akora bavuga icyambere ni amakuru. Ariko uvuga ngo uzavuga nkabyemera ibitabo dusoma se abanditse Bibiliya twari duhari ko tubyemera se tuzi imbuto zabo. Kakana uvuze pastor. Muri izi mbuto za Yesu aba ruhari, uretse gusoma mu byanditswe byera nyine yakwandika ibyiza atari mwiza. Ubwo rero twemera mu kwizera, ariko kuvuga ngo uzemera ibyo umuntu uzi imbuto ze ni ikinyoma. Dufite abantu benshi bavuga ngo bafite urukundo, kuko mutuweretse ko ikimenyetso cy'urukundo ari ugukunda abantu bose muri kumwe. Ese urwo rukundo ni uruhe? Kuko hari nk'ubu urabona muri iki gihe turimo urubyiruko rurimo gukundana, haje ikintu cyitwa nko kubanza kamusogongeraho. Ngo ntabwo yashaka umuntu atarasogongeraho cyane, bakanavuga ngo umuntu twamaze kwemeranya ko tuzabana turangije, wenda n'igihe baba barekanwe no muri rya dini ryabo, yewe henegeje kuvuga ngo twagiye no mu rukiko akavuga ati n'ubundi ruwangira kamaze musogongera nakumenye, ariko akabikora bishingiye ku ijambo urukundo, kuko yamubwiye ngo ndagukunda. Urwo rukundo yamukunze uraruhuriza he na agape? N'urwo ngurwo uvuze ko gukunda abantu turi kumwe. Mu ntambara abasore barwana nazo hari inyigisho Satani yifashisha zikuye mu byanditswe byera. Hariya mu Migani 3 tuvuge 27-28 havuga ngo abashaka kubona ibyiza ntubibime umwanya riba bigushobokeye. Ntukarerege mugenzi we ngo genda uzaze ejo kandi ibyo ari kugusaba ubifite. Abantu bagahengekera ku gitsina. Batese ibyo umuntu agusaba byose ni ngombwa ngo nta wakenera ibitari igitsina.
ubwo ni ubuyobe bw'abantu. Kuvuga rero ngo ikigaragaza urukundo ni ugusogongeraho. No mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 32 kugeza kuri 34 havuga ngo aho kugira ngo niba ukunze umukobwa aho kugira ngo bizagutere kumwangiriza ngo ahubwo murongore hakiri kare. Urumva nk'iryo jambo abantu bakaryifashisha bakavuga bati uwo twumvikanye wese ntabwo ari icyaha, ariko hari amasezerano y'ukuri. Abantu ro bitwaza Bibiliya bagahenga ikibyanditswe byera, ariko sibyo. Ntabwo ikigaragaza ari urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu, ntabwo ari ukurarana. Urwo ni urwa Herosi, urwo ruza nyuma, ariko babanje gukundana agape. Ariko baryamanye se hariya bishingiye ku rukundo rwabo rw'uko bazabana, nubwo batarabana hari ikibazo se rwa rukundo rwabo nyine. Ndi kuvuga ngo barabesha, kandi abakristo ntibabesha. Ubwo bakoze icyaha kuko imbere y'Imana baravuze ngo bazarindira amasezerano niba bakundanye kugeza igihe itorero rizabaho uburenganzira. None se paze kubushize twiga kuyebana doctrine, tugaruke ku kirebana na community watwigishije mu madini. Kuki ufokasinze ngo babanzi bajye imbere y'itorero, kandi hari aho wagaragaje ko ubwo bari abantu nabo usanga imbere y'Imana batemeye bitewe n'ibintu bagiye. Niba bemera iryo torero, Nozi yo community uvuze nayo ubwayo yarataye umurongo wa Bibiliya. Kuki wumva ko nibajya aho kugira ngo bibanire bakora imibonano ngo bajye gusezerana nabo bantu ubundi nabo ubwabo bataye umurongo ngo nibatajye barabo bakoze icyaha? Bavugiye iki ko bagiye kwiyangaja? Babwiriye iki torero? None se icyaha urimo kuvuga nuko nubwo ari abapagani babana nabo kuba badasubiye ngo babasezeranya n'icyaha bakoze? Uya abapagani bashakanye bakwihana ibyaha, hari icyaha bakoze se kurongorana? Jewe ndimo ndavuga twabonye ama community, ego aya madini tubona hirya no hino ayo matorero, tubona amenshi ukuntu nta buzima afite bitewe nuko bamaze kuyoba inzira ya Bibiliya, bagira ibindi bubaka mu macace yabo. None aho hantu niho sengera, kandi n'ubundi iyo caci imbere y'Imana zero bataye umurongo. Nikundane n'umukobwa, turagiye duze twikorera imibonano, tuze tunabana ngo nkuze icyaha kuko ntagiye ngo rya caci ryanjye risezeranye, kandi nabo ubwabo Imana itabemera. Icyaha nkuze n'iki? Icyaha ukoze nuko wemeye kuri wabo utemera amabwiriza yabo. None se abo bantu birabicyaha imbere y'Imana? Mu masezerano hano mu Baroma birahari. Iyo ubwiye umuntu ngo nzagufasha ejo uzaze ngo amafaranga ntuyamuhe, ikintu cyo kuva mu masezerano ntikireba gusambana, kwiba, kwica. Oya, ubwo icyo gihe icyaha akoze avuye mu masezerano. Icyaha akoze ntari ukurongora. Oya, iyo atabwira itorero ntanaribemo akarongora ntacari kubakoze, kuko hari amatorero yemera kubabwira ngo nimukundana mugende. Harahari gatajya mu torero ntago Imana yiryemera. Nicyo ndi kuvuga, iraryemera, kandi twamaze kubona ko bataye umurongo. Oya, ndavuga ngo itorero rivuga ngo abazakundana bagende batahe baje kubana, Imana iraryemera. Ni itorero rivuga ngo muzanyura imbere yacu tubasezeranye, nta kibazo, nukumenyesha umuryango. Ariko icica umuntu nukuva mu masezerano. Okay, twagiye wari ukuvuga ngo ikimenyetso cya mbere ni ugukunda abantu bose ubana nabo. Abari kure bo ntabwo wemere kubakunda. Urabakunda ariko kuko utabazi wakunda utazi se. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Cya kabiri ni ikihe? Icya kabiri ni ukwera imbuto, none kubo muri kumwe. Dutandukanyirize gukunda bene data no kwera imbuto. Kwera imbuto ni ukuvuga ngo zirahari, ni realist. Ariko cyane cyane imbuto bavuga ni ukugira ngo abo mubana he kugira ico bakure nenga kigaragaza gukiranirwa. Twagiye ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya kane. Ingingo ya kane ni inzira z'urukundo. Inzira z'urukundo rero hara muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 14 umurongo wa 15 kugeza 14 ngo ni munkunda muzitondera amategeko yanje, nanjye nzasaba data azaboherereza undi mufasha. Ariko hano muri Yohana ya mbere igice cya 5 umurongo wa 3 baravuga ngo iki nico kigaragaza urukundo rw'Imana nuko twitondera amategeko yayo. Ubwo none inzira tuyiboneye mu by'Imana yategetse, none tukabyitondera. Ni inzira y'urukundo. Buriya inzira y'urukundo iri mu kubahiriza amategeko y'Imana, kuko mu mategeko y'Imana niho hongeye kongera rya jambo risoza ngo ukunde mugenzi nk'uko yikunda. Urumva niba rugaragarira mu gukunda bene se cyangwa se
bene se muri Kristo, urwo rukundo rw'Imana nirwo rugaragariye mu kubahiriza amategeko y'ibyo yategetse. Pase ahangaha nshaka ko tuhavugaho kubera ko ni bya bindi bizana confusion hagati y'Abadventiste n'Abaprotestant. Yego. Iyo uvuze amategeko abantu bayumva mu buryo butandukanye. Yego. Kuko umudiva ahita gutera ingingo akavuga ngo none se nyine ko muvuga ngo murakijijwe, mukavuga ngo mwarizeye, mukavuga ngo mukunda Imana, mukaba mutitondera amategeko yayo yose uko ari 10. Ubwo wowe ukunda Imana uti ese ubundi wakunda uwo mwene so kandi wumva wari amaze kwica n'amategeko yose utayujuje? No kuvuga ngo amategeko uri kuvuga hano Yohana yavuze, yaba mu butumwa yavuze ndetse no mu rwandiko yanditse, nayahe? Na amategeko arimo ibice 7. Hari icitwa loi, hari icitwa commandement. Loi bisobanura Bibiliya yose, commandement na amategeko 10. Hari ordonnance nkitangazo, hari decret nkinama, hari convention, hakabaho promesse. Noneho rero aya abiri yasobanure mu Kinyarwanda nayo. Ni ukuvuga ngo hari loi, oya aya abiri sorejeho. Ego, promesse ni isezerano. Kuvuga ngo nzaguha igihumbi ejo. Kuki urihinduye itegeko naryo? Ni itegeko kuko isezerano hagati y'Imana, ijambo ryitwa nomos mu Kigiriki risobanura ibyo byose. Muri nomos harimo loi, muri nomos hakabamo commandement, nomos hakabamo decret, muri nomos hakabamo edit, muri nomos hakabamo ordonnance, muri nomos hakabamo convention, muri nomos hakabamo promesse. Urumva ibyo byose ni bisobanura itegeko. Irya gatandatu waruvuze? Nari mvuze promesse. Irya karindwi nuvuga ngo hari tubare loi. Kimwe commandement, kabiri decret, gatatu edit, kane ordonnance, gatanu convention, gatandatu promesse, karindwi convention. Convention niho baba ngo abakuru b'ibihugu barateranira hangaha bumvikana umubano w'ibihugu byabo. Ubwo se kari sezerano nihindutse itegeko. Edi convention y'isi ni itegeko naryo muri nomos twavuze muri Bibiliya y'umwimerere. Iyo muvuze ati ngewe na Eric ntihakagire uzima undi kiganiro kandi tubivugiye imbere y'Imana, kuki kwimanica? Ubwo bihindutse itegeko. Bihindutse itegeko ni sezerano ariko ry'itegeko. None dusobanure rero nyine ushingiye kuri ibyo ngibyo uvuze 7 kuri iryo tegeko rikubemo ibintu 7, sibyo? Urabihuza ute nyine nari amategeko 10 y'Abadiventiste? Ni commandement navuze icya kabiri, ni commandement, les 10 commandements. Iyo 10 commandements rero zizahoraho iteka ryose, ntabwo zigeze zivaho, ntizigeze zigabanuka. Oya, ariya ubwo bishoza kuvuga ko ari amategeko azahora iteka ryose. Ayo mategeko azahora iteka ryose. Ikintu cyatandukanije Abayuda na Yesu Kristo ni violence. Hano baravuga ngo Yesu uretse kuzirura itegeko gusa ahora yita umwana w'Imana, ni ukuzirura Yesu yakoze. Noneho Abayuda ntibabyumva. None wowe ukaba uri kuvuga ngo amategeko Yohana yavugaga nayo ngayo baratubonye muri Yohana 14:21. Urukundo ni ukwitondera amategeko yanjye. Ngewe akandi kuvuga naha ngaha umuntu wese nta nkunda azitondera amategeko yanjye. None amategeko uri kuvuga naya ngaya tubonye 10 azahora iteka ryose. Se bari bapfuye ikibazo cy'isabato se ni mu y'icumi. Niyo Yohana satubwiye. Niyo Yohana avuze. Natwe dusubiremo muri amategeko tuyasubiremo, noneho sabato nayo tuyinjiremo nk'uko Yesu yayiziruye. Twe kwinjiramo nk'uko Abayuda. None abadive mushwanira. None se uko Yesu yazize kwizirura ubundi yahozeho. Nyine ikibazo gihari. Yego. Urumva amategeko 10 batazahora iteka ryose. None Yohana aravuze ati urukundo rugaragazwa no kwitondera amategeko y'iki yanjye y'Imana. Umudiva akavuga ngo itegeko rya 4 kuki mutaryubahiriza kandi andi yose muyubahiriza. Atubwo se murumva mufite urukundo ntarwo mufite. Yego. None wowe kuri mumva usa nkaho wongeye kuri viola kandi. Oya, Bibiliya Yohana igice cya 5:17 kugera 18 birahari.
baravuga ngo Yesu ntabwo yaje kuyikuraho, kuko kuri 17 Yohana 5 baravuga ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Noneho kuri 17 ari muri Yohana 5 aravuga ngo uretse kuzirura, kuko aziruye isabato byo biragaragara, ahora yita n'umwana w'Imana. Ubwo uravuga ati rero itegeko rya kane tugomba kuryubahiriza naryo dushingiye ku kuzirura isabato, kuzirurwa kwaryo. Aha, twagiye rero. Ego. Okay. Ubwo wari uri kudusobanurira ikirebana n'urukundo rw'Imana mu kwitondera amategeko yayo. Ni ingingo kangahe twari turiho? Ni ya kane twari tugezeho, turavuga tuti kandi kukunda Imana nguku nuko twakwitondera amategeko yategetse. Ni muri Yohana ya mbere igice cya 5:3 ni kwavuga. Ingingo ya 5 rero nugukundana mu butunzi bubi, byanditswe muri Luka igice cya 16:11. Dufite ubutunzi bwiza n'ububi. Ubutunzi bwiza ni ubutunzi buhesha ubugingo, ubutunzi bubi ni ubutunzi bw'isi ushobora guteranya abantu. Ubwo rero muri egezegeze hariya Luka yanditse 16:11, gukundana mu butunzi bubi ni amafaranga, ni amazu, ni amasambu, n'ubundi butunzi bwose bwo kwisi buteranya abantu. Ariko hariya ijambo ry'Imana ravuga ngo abagize ubwenge bagakundanisha bwa butunzi bubi bubinjiza mu butunzi bw'ubugingo. Nuvuga ngo nubwo amazi ateranya abantu n'amafaranga ateranya abantu, ariko ababukoresheje babusangira bibahesha inzira yo kwinjira mu bw'ubugingo. Ubutunzi bubi rero ni iby'isi. Ibyo rukashatse kuvuga hano. Ubwo iby'isi byise ubutunzi bubi. Ni ubutunzi bubi. Hano birahari, tusome Luka igice cya 16 umurongo. Ariko Luka dutegetse uko tugomba kubukoresha kugira ngo butugeze ku bw'ubugingo. Hano aravuga ngo ahamagara ufite umwenda we wa shebuja wese, abaza uwa mbere ati harya databuja akwishyuza iki? Aramusubiza ati ni inshuro 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati enda urwandiko rwa wicare vuba wandike 80. Maze abaza nundi ati harya wishuzwa iki? Aramusubiza ati inshuro 100 z'amasaka. Aramusubiza ati enda urwandiko wandike 50. Nuko shebuja shima ico gisonga kibi, kuko cakoze iby'ubwenge. Kuko abana b'iyisi ari abanyabwenge mu byo ku ngoma yabo kuruta abana b'umuco. Kandi ndababwira ukuri, ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ubutunzi bibashatse kuvuga ni bw'isi, ariko ari bakavuga n'ubutunzi bw'ukuri. Noneho rero ari baravuga ngo ukiranuka ku cyoroheje cyane abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane abakiraniwe no kugikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Ubutunzi bw'ukuri ni impano z'umwuka, kwikubira impano. Umuntu niba afite impano ntakwiye kuyikubira, kwiye no gusengera bene se muri Kristo kugira ngo nabo bahabwe cyangwa bahabwe izindi, ariko ntiyikubira impano. Izo ni iz'ukuri. Naho iby'isi Yesu yavuze ngo ntawe utarasize byose, amasambu n'urugo n'amazu ku bw'izina ryanje uzaba bona ubwami bw'Imana. Yashaka kuvuga kuri ubwo butunzi bubi buturangaza bugatuma tutubaha Imana. Ariko ubutunzi bw'isi, iyo ugize amahirwe ukagira impano yanditswe mu Baroma bice 12:8 yo kugira ubuntu, niwe ufata umwanya wa mbere mu bwami bw'Imana kugira ngo uvuguruze rya jambo rivuga ngo biraruje ko ubutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo ufite ubuntu, ugira ubuntu, ugatanga ubu wa mbere mu bwami bw'Imana, kuko watabaye byinshi. Ariko akaga ni ukugira ubutunzi utagira impano yo kubutangaho. Shine ko gikomeye pastor. Iyo ugira ubuntu, ubu wa mbere mu bwami bw'Imana. Ufite ubutunzi, ariko ufite ubutunzi ukagira ubuntu, ubu wa mbere tabara byinshi. Akaga ni ukugira ubutunzi utagira ubuntu ukabwimana. Niho Yesu yavugaga kuri wa mutunzi w'umukira avuga ngo ngire nte, none amugeragereza kuri ati fata ubutunzi bwawe ugaburira abakene. Abona ko kimukomereye, uwo nutiteguye rero. Aha, twagiye ku yindi ngingo noneho. Niba uyirangije ingingo y'ubutunzi wini iby'isi. Ingingo y'ubutunzi bw'ukuri ni impano z'umwuka, nkuko byanditswe muri Matayo 25:30 kugeza 30. Avuga ngo umuntu yagiye mu rugendo asiga itaranto
kugira ngo abantu bazigenze. Umwe amusigire 5, undi amusigire 2, undi amusigire 1. Wa undi we 5 arazigenza azikuramo izindi 5. Wa undi we 2 arazigenza akuramo izindi 2. Sebuja agarutse wa undi we 5 mu murikira 10 ati dore uko nabigenjeje ati terebye mugaragu mwiza igira hano winjire mu bwami bwa data. Uwe 2 ati nanje narazikoreshe mbona menya ati injira mu bwami bwa data. Wimwe ati namenye kuri umunyamwaga, namenye kusarura aho utabibye, ndagenda ndayitaba ngo tutazaje mpakakira ibyari ibyawe. Abuze pase bundi kubera iki nguyu umwe atayibyaje yindi? Nyine ni babandi bikubira ku mpano niko bitse kwitaba ntashake kunda yikoraho. Aravuga tugutayigenjeje ngo igiri ikibyara yishobora ahubwo tuyihe wawe ndushoboye kuyigenza akayikoresha yihanisha abagenzi be. Nazundi wari abantu bikubira ku mpano ari kubira cyane kandi basigaye ahubwo bagira ngo zibagaburire bakajya kuzikoresha no mu buryo butari bwo. None se bazikoreye ko bazishira ari ubucuruzi bazikoresha bazifashisha abantu. Ubwo nubundi ntawe bitane no kwikubira. Niko kwikubira yazikoresha kugira ngo zimugaburire kuko ntiyakwifuza ko zigaburira abandi. Icyambere niba abahanuzi babiri badakundana seke byarangije kugaragara ko umwe yashaka kwigira wenyine. Kandi umuhanuzi aje guhanura hundi muhanuzi ari ntibemerana. Iyo abaye bemeranaga bagombye kuzibyaza umusaruro bagatuma n'abandi bazifuza, ariko ko batumvikana abantu bisigaye byanga kwitwa n'abanyempano. Ni ingingo ya 6 twari tugezeho. Niyo twatukiye ubutunzi bw'ukuri n'ubutunzi bubi. Ubutunzi bitwa burangije ku ngingo ya 5. Ubutunzi bubi n'ubutunzi bw'ibyisi. Nuvanga umunyabwenge Bibiliya yatubwiye ngo niba waragize amahigo ukagera ku byisi tanga cyane wibugumana kuko bigufungurira irembo ngo rwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Gutanga ko numva ari ikintu cyiza cyane iki kitunanira. Kandi banza wemera ko ari bubi kuko buduteranya n'abantu, kuko kubugwiza bituma ugira ubwibone kandi ukangana n'abantu, kandi uguhemukiye muri ubwo butunzi akabizira nawe ukabiziza undi. Nizo mpamvu Luka yavuze ngo ni bubi burya. Ubwo butunzi bw'ukuri n'impano z'umwuka. Hari abantu bazikubira. Tukira aho ngaho abayobozi b'amatorero hirya no hino, hari n'ukuntu umuntu agiye gutya wenda Imana yiramwihereye ugasanga aramutsikamira ntashaka gatanga ibyo afite. Nibyo icyo uragihuza utene nako kantu butunzi. Oya birahuye. Icyambere umuntu uvuga ubutumwa abakristo bagafashwa ntabwo itorero rimwishimira ubuyobozi. Kubera iki? Kuko atekereza ko ari we bazabona ko akwiriye kuyobora, bigatuma bamurwanya. Noneho ugasanga umushumba yishimiye gutumira umuntu birananira. Sicyo kibazo kugira ngo bavuge ngo buryo wacanara barutatu niyo bavituma bikora. Ati buryo wacu burya naniwe ukomeye kuko iyo baduha nkuriya se yari kutugeza. Abantu bose atuzane bona ko nta kintu bafite nibakunda. Ati wacu ni ukaze. Ati wacu ni ukaze. Nukuvuga ngo azana abo bantu babanyane bari munsi ye kuyagaragaza ko nta bandi bari hejuru ye bose bagiye bari hasi. Iyo uje rero ukamurusha abakristo bakakwifuza akabimenya bugushije shana. Ubwo wabushaka kugaragaza ko ngo ari mu bantu bashaka kugumana ubutunzi bw'ukuri. Uwo mushumba yahawe kubwiriza biri mu butunzi bw'ukuri, ariko ntashaka ko hari undi ubwiriza neza. Ubwo se ari kubigenza ate? Ari gukumira ubutunzi bw'ukuri bw'abandi cyangwa ni uri kubigiramo re kugira ngo ari kubwikubira ko adashaka ko hari undi umenyekana muri ubwo butunzi. Nuko rero abo bantu ubwo urabagira ihe nama bayoboye ayo macacizi yabo bakora icyo kintu? Abayobora amatorero, abashumba, ababishop, abepiskope, nubona umukristo amenye kubwijura byishimira kuko n'umukozi w'Imana bigiye kizaza, ahubwo umutoze umugira inama kugira ngo azafashe benshi. Ariko hari gihe ababona amurushije amavuta akavuga ati ejo yari intwara. Niko kwikubira ubutunzi bwiza rero. Nk'aya matora ay'amakominote yo we abatekereza ati ejo nshobora kurangiza ari unduse nkasigara ndi munsi. Icyo ajya kwirukana kare. Aya n'aya matorero yishyize hamwe, hakaba n'abo babishingira yabo akarishinga ari we ryonyine ari irye. Yego waravuga ati uyu muntu yandushije amavuta, aba bantu araza ko bantwara itora riri. Aya kwirukana kare, ayabona kare, yakwirukana kare. Ubwo urababarira muri iyo kategori yo kwikubira ibyakabaye ku butunzi bwiza, none bakabihindura
kurimbuka, nabo bakarimbuka. izo ntama ni ibyatsi inzovu zarwaniyeho, kandi nabyo ni vigitime bikabigenderamo. Nizo mpamvu Yobu yanditse 14:4 ngo biraruhije ko umuntu akura ikintu gitunganye mu kintu canduye. Uwo bishop umeze atyo kumukuraho umukirisito nabyo ntibyoroshe, ahubwo amwizeza ibinyoma akari byo agenderaho. Twagiye ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7 ni imbaraga z'urukundo. Imbaraga z'urukundo pase bimeze biti? Urukundo rugira izihe mbaraga? Hariya urukundo, ijambo ry'Imana riravuga ngo rutwikira ibyaha byinshi. Urukundo muri Petero ya mbere, reka tuhasome ibice 4:8 haravuga ngo ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Nukuvuga ngo umuntu ukunda wifuza ko ava mu byaha ariko ntumunegura inenge. Nukuvuga ngo niba umuntu yakoze icyaha, ikigaragaza kumwanga uvuga inenge ye, ubwo ntumukunda. Iyo umukunda uramutwikira ukamwigisha mu ibanga, nicyo kimenyetso. Icyo kintu aricyo cyuzuye mu madini. Donc uriba bakagushira ku itangazo, birirwa banegurana. Abayobozi bayoboye madini yabo bakerwa bohereza ku WhatsApp ati yakoze ibi n'ibi, bagaherekanya gutya ati pasteur runaka ati dore ibyo yakoze ati ibi. Mwamenye ko pasteur kanaka bamuhagaritse ari kubwira abantu, ubwo nuwakwangaga nozi pasteur. Ubwo rero ahubwo abantu bose hafi ya bose nta rukundo baba bafite, ni bake. Kuko urabona akantu kabaho ibi bintu bya social media, hari uburyo umuntu asigaye bamusebya bagahererekanya amakuru. Abakirisitu ku matelefone bakohereza n'abapagani icyo kintu cyose, kandi wenda yanagikoze kandi ni mwene se aramaze yagikoze kuko nabandi bakoze ibi. Abo bose bari guhererekanya nta rukundo bafite, bose ni abagome, ntibarakizwa. Ntibarakizwa, ni abapagani bo mwitoro. Ku ijambo ry'Imana muri Matayo 18:15 ku ya 17 bavuga ngo niba wumvise ikintu kuri mugenzi wawe mugenderere mwiherereye, mubwire uti nyabuna ko atari byiza. Nakunanira ushaka inshuti muhuriyeho ishobora kubahuza, namubwiye arananira. Nananira babiri, ubwa gatatu ubwira itorero ariko utarabishira kuri WhatsApp. Ico gihe ngo ni mu muronka, mu musengere, mu mubabarire, mwubake itorero ry'Imana. Ba bantu bagenda bavuga ibyaha by'abandi bakoze ni abapagani bo mwitoro batarahinduka. Ubundi umuntu uhindutse ababazwa n'icyaha cyakozwe na mugenzi we, akishimira ko yamuhinzira yo kukivamo. Ntabwo yishimira kumwandagaza, kandi kigaragaza ko ari abapagani bo mwitoro bavuga inenge z'abantu nuko atakivuga kiri kuri nyina. Ari nyina bagikoze ntago yakwirwa muvuga. Keretse wa undi basengana. Ubwo ni kigaragaza ko niba utakivuga ari nyoko wagikoze ukakivuga ari mugenzi we musengana, se kiri umupagani. None ko numva abantu benshi bashize, none se ko umuntu avuga ngo naze yihane mu rusengero, naze yihane yature ngo ntasone nk'umudiyakoni muzima wo gusambana, ari nyina yabivuga? Yavuga ngo naze, ntabwo yabivuga. None se wakwifuza ko nyoko ubwe abyibwira agahagarara imbere y'abantu ngo yasambanye? None wakora iki? Oya, wamugira inama? Oya, wagera mu ruguti mama yaba utabivuze, kuko bitakunejeje. Nabyo ntiwabyishimira. Nabyo ntiwabyishimira. Wumva ari gukozwe n'isoni. Nyoko agahaguruka ati mu nsengere hari umugabo waje arantereta mbo Satani aranshuka ndemera. Ari nyoko ntiwagera mu ruka byuti wabivugiye iki? Kunumva abantu benshi nta rukundo rwaba rubarimo, kandi wamaze kutwereka ko urukundo rwo ruzageza abantu mu ijuru. Nico kibazo. Hari igihe itorero denomination, ikintu bita ngo denomination, haba ushobora kuburamo n'umuntu n'umwe, ntabwo ari igitangaza. Mu gihe cy'umwuzure, igihe cya Nowa, abantu bari bageze ku mubare w'6,000 ku isi, ariko kuyungurura kw'Imana gusigaza 8. Ntabwo ari igitangaza rero kugira ngo itorero ribe rifite abantu 2,000 habure n'umwe. Ni ukwitonda
okay noneho tugaruke turi kuri iyi ngingo igaragaza nk'imbaraga z'urukundo. Ubwo icyambere tweretse kigize imbaraga z'urukundo ni ukutwikira ibyaha bya mugenzi wawe. Yego, ukamwingisha mu ibanga. Ubwo ni none se wabigizemo uruhare cyangwa urukundo nirwo ruguteramo izo mbaraga zo kubikora? Urukundo rwo rutuma utamwandagaza. Ubwo ni urukundo wowe ufite. Ufite. Niba icyo kintu utagikora ntarwo ufite. Ntarwo ufite, uravuga uti niyandagara mwene ntarababara. None nanje byambabaza mwene data tabari. Ubwo izo ni imbaraga z'urukundo. Ni imbaraga. Ikindi kigaragaza imbaraga z'urukundo. Ara mu Korinto ba mbere igice ca 13 utangire ku murongo waho wa 5 no 6 avuga ngo urukundo rwihanganira byose, urukundo rubabarira byose, pe importe uburemere bw'ikintu umuntu yaba yagukoreye. Iyo ufite urukundo uracirengera ukamubabarira. Urukundo rwihanganira byose. Niba umugabo ari ikiremba, umugore agomba kuko amukunda yemeye ko babyarana agomba kumwihanganira. Base oya aho ngaho ntabwo ibyo bintu uvuze ni ibiki. Hari abantu basezeranye ngo ngwiki bivuga ngo ukunda umugabo wawe akarwara indwara y'uburemba wandasazana nawe. Hari umugore ejo bundi mu idini rimwe atanze ubuhamya, ariko yari nabivuze ni idini rya ADPR nyine, kandi ni umukristo wahoze i Remera. Yatanze ubuhamya kuri YouTube namubonye, avuga ukuntu yakoze ubukwe agashakana n'umugabo. Umugabo ageze iyo ngiyo mu cyumba asanga n'umutinganyi, agatangira kumukoresha imibonano idahuje n'uko Imana yabaremye. Yego, babimarana igihe kinini ari uko abigenza. Mudamu agira agahinda kenshi, yenda gusandara n'umutima kiyatwita, kugeza ubwo byarangiye babigejeje no ku buyobozi, ariko gashize imyaka 3 ishize. Yego, none paseri uyu muntu ngo yaragukunze, ngo nawe uramukunda, kandi rwa rukundo watubwiye rwa kangahe? Rwa 3. Yego, uyu muntu umugore akomeza tuza ati naragukunze nubwo urimo kuntinga, kandi biriva ibitingwa byose bizarimbuka, urwo rukundo rwaba ruruhe rugiye kubarimbuza? Ntabwo umugabo yatinga umugore, umugabo atinga undi mugabo, ahubwo kereka ari indwara, kuko gutingana nabyo ni indwara. None se ikitonderwa, urumva uravuga ati jewe yajyaga aho Imana itaremye, mu yandi magambo mu kibuno. Iyo ni sodomi, ntabwo ari ugutingana. Ni yindi ya 9. None zo uraza kwivugaho. Hari indwara 10 mu mibonano. Hano n'uwo ngiye wemereza kuganira nawe Kampala, harimo no kurira n'umuma mukuze, avuga ko umugabo we bamaranye imyaka ndumva ari 10. Yego, ari ubwo buzima bayemo, ariko yageze igihe cyo kugira ngo babyare, umugabo yabyiyumvamo, akaba ari bwo bakora imibonano neza. Yego, ariko ubundi naho yakoreraga. Ubu baratandukanye. Umugabo ubwo ari mu bandi, kandi ngo uwo mugabo ni pasiteri mu Batista, niyo byose yabikoraga ari pasiteri mu Batista. Pasiteri kunikiriza. Noneho rero uyu mubyeyi akomeze ngo urukundo ngo rwaranzonze, ngo ndagukunda, ngo twibanire mutware wanjye kugeza dupfuye. Buriya hari urutonde rw'indwara fizike zikora ku mubiri, hari n'urutonde rw'indwara psychique zigendera mu bitekerezo. Ruvuga ngo hari pedofili, kurarikira abana b'impinja, hari bestialite, kurarikira amatungo, hari homosexualite, kurarikira umugabo, hari lesbianisme, umugore ku wundi, hari masturbation, kwikinisha, hari sodomi mu kibuno, hari insemination artificielle, guhererekanya. Nukuvuga ngo ni guhererekanya ubushatse kuvuga iki? Nukuvuga ngo ukaba uri Kampala, umugore wari i Kigali, mugahererekanya gute? Ugaha umuntu uje i Kigali intanga ngo aziterewe wenyine. Ibyo se nabyo ni bibi? Nabyo ni bibi. Nuzari gihe abantu baba barabuze urubyaro, ibyo bintu bakabikora. Oya, kereka ari ukugufasha kubyara utabyara, biremeye kwa muganga. Nyi nkaba ndi Kampala nkafata inanga zanjye nkaza umuntu nshyirira umugore. Ego, ibyo se bimaze iki? Akagwira ngo asame mushaka umwana ariko udashaka kureka akazi. Ntuze ni icyaha? Ni icyaha icyo ngicyo iyo uri muzima, ariko hari umugabo udashobora gutera inda kubw'uburwayi, ariko akaba yashobora gusohora. Muganga aragufasha akazipurereva, akaba ari uziha umugore.
mu kiganga. ibyo nibyo ushaka kutwigisha mu ngingo ya 9. Oya, ntari ingingo, ni ukuvuga ngo inseminasiyo ni ukuba uri muzima n'umugore ari muzima, nibyo bita inseminasiyo ya ritwisi, ariko ukaba udashaka kuja aho ari ukamwoherereza, nabwo arasama nta kibazo, ariko ntabwo Imana ibyemera. Imana ibyemera ubwo ni uvuga ngo muhure. Iyo mwasezeranye yemera ko muhura, ntiyemera ko mwohererezanya, kereka ikibazo cy'uburwayi atashobora gusama. Base ahantu harakomeye, ahantu harakomeye, ntabwo ndahumva neza ukuntu uvuze ngo nuko ugashaka umugabo wawe ngo niba usanze ari ikiremba ngo kubera ko umukunda ngo mukomeze mu bandi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa mariage warahiriye. Warahiye ko umukunzi, warahiye ko narwara uzamwihanganira, turumvikana. Igihe hatabaye mariage ntabwo mwasezeranye ubwo. Imana icyo gihe ntibibara nk'ubukwe iyo hatabaye imibonano. Ndavuga nk'igihe umuntu mwabyaranye mubana, noneho indwara ikaza nyuma akananirwa, aho niho Imana ivuga ngo wihangane. None iyo mariage itabayeho cyangwa se wenda oya, iyo hatabaye imibonano nta mariage ubaho yishe, nta nubwo babyita divorce. Uwo nguwo se noneho wabikoze mu kibuno, uwo nguwo ni uburwayi. Ntabwo yamubwira ati nabone ntabyo twakoranye reka nigendere. Oya, ubwo ni uburwayi nyine cyo ndi kuvuga, kuko ni muzima. Hari uvuze ngo niba batakoze imibonano, no hari iyo bakoze bayikoze mu buryo noneho butari bwo, yego, nabwo ntiyavuga ati nintandukana nawe nabwo ndaba nkoze icyaha. Icyo gihe ni wo kwigishwa kuko ari muzima. Icyo gihe none se niyanga, uwo niyanga umutereza abantu, niyanga icyo gihe nibo niyanga iby'Imana yaremewe. Icyo gihe nta bukwe bwabayeho, nta buhari. Ndavuga navuze kuka iyo umuntu wasezeranye akaba muzima igihe runaka, yambara agafatwa n'uburwayi butatuma yongera kuba muzima. Ukavuga utureba imbaraga z'urukundo zikurimo zituma umwihangane, muzanye kugira ikintu umukore uko nawe yarirwariye byarangiye, uburwayi bwatumye nta kwanga. Naho uwo muntu wahinduye ibice by'umubiri ntabwo aba nagukunda burya. Nuko rero izindi mbaraga zigaragaza urukundo n'izihe? Izindi mbaraga ni ukubabarira byose. Nk'uko ukaza ukanyeba Samiri cyangwa ukanyeba Emilio cyangwa ukica umwana wanje nkabimenya. Imbaraga z'urukundo ni uko n'uwo wakwiciye umubabarira. Kandi ni ibintu byikora muri wowe, ntago bisaba imbaraga nyinshi. Iyo biri muri wowe ni Imana ibiri muri wowe. Izo mbaraga zitazibirangiza. Nk'uko twishe abantu tukiri abanyabyaha, noneho Imana ikatwakira ikatubabarira ikabirengaho, kuko ari ya Mana yicaye muri wowe, si wowe uyikora, ni Imana ibikorera muri wowe. Iyindi mbaraga nanone, icyo ni ingingo ya 7 niyo twari turiho. Urayishoje. Imbaraga za mbere ni ukutwikira, imbaraga za kabiri ni ukwihanganira ibibi bagukoreye, imbaraga za kabiri ni ukubabarira, imbaraga za gatatu ni ukubabarira ibibi wabonye byose. Basi hari abantu bananiwe kubabarira byose cyane nk'umugabo n'umugore no mu rugo, ugasanga arihanganya akajya mubabarira, yaza agaturika ati igihe nakubabarira ndarambiwe je ntabwo nabishobora. Ese ubwo uwo muntu afite urukundo? Ni ukuvuga ngo nta mupagani, nta mukristo wahukana, nta n'umukristo usenda, ariko umukristo yasendwa, umukristo yakwirukanwa. Aho niho itorero binanirwa. Basi icyo tukwe kukinjiramo cyane, tuzakigarukaho tugikore neza. Kuko urumva aho twinjira mu byisi bya divorce byose tukabireba, ni igihe kibyemewe ni igihe kibitemewe kabisa. Ahubwo reka dukomeze kuko iki cyata kitubana kirekire kandi iminota imwe dushirana. Wari uri ku ngingo ya 7, tujye ku ngingo ya 8. Ingingo ya 8 ni ingabano z'urukundo. Tubabarire nde tureke nde, kuko hari abacamwe ibice. Abati uyu we namubabarira, ariko uyu sinamubabarira. Uyu we umuntu umwe yarabwirije aravuga dukurikije ku time y'iwacu,
ariko ubwiriza aravuga ati hari abagabo biyita abakristo ugasanga bari gukubita abagore, hari n'abagore biyita abakristo ugasanga bari gusuzugura abagabo babo. Ati ico mu izina rya Yesu ntikikongere kuba. Mu gihe cy'ibibazo haba hariho umuntu uzokabanye n'umugore we n'umuco wawe, aravuga ati mfite ikibazo, uravuze ko abagabo bakubita abagore atari abakristo. Ati si abakristo n'abapagani buje ibyangombwa, n'abagore nabo basuzugura abagabo, ati nabo n'abapagani buje ibyangombwa. Ati ndabishyigikiye nanjye. Atariko none wowe umugore agututse ataho birumvikana, wowe bitubwiye nagutuka yego ataho birumvikana, biba byikemuye. ibihe ntago nukuvuga ngo ataho birumvikana, abubwe yikozeho nubawo yarashatse bisubije se numwigisha ni wahise avuga baramubwira ati umuntu ukubita umugore n'umupagani, umuntu wa urusuzugura umugabo n'umupagani kazi. Ati none wowe ubwo gututse, none wowe umugore agutse ataho birasobanutse abayikoze. none rero ni nakantu nyine twumviye nyine numvise ubwo nukuvuga ngo hari ico we atakwihanganira. Ntabwo ari ubwo tuvuga kwihanganira byose no kubabarira byose. Noneho tugikungabano ni ukubabarira bose, kungabano iyo nyingi ngo ya munani ingabano z'urukundo. Harava ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe ariko wanga umwanzi wawe, ariko nge ndavuze ngo ukunde mugenzi wawe umusabira ababarenganya kugira ngo mwitwe abana b'Imana bose bo mwijuru, kuko ni Imana ubwayo yemera ko izuba ritumurikira turi babi n'abeza, kandi katuvugushiriza imvura ababi n'abeza. Ubwo izo ni ingabano z'urukundo, nta limiti ihari. Nta limiti, ni uguca limiti. Mwumvise ko byavuzwe nta limiti. Abaroma 12 umurongo waho 20 haravuga ngo ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe ico kunya, kuko nugira utyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibice kukunesha ahubwo unesheshe ikibiciza. Nukuvuga ngo akenshi tugira ingabano. Rwati yarampemukiye nanje sinzi, ntaco nzamutwara ariko nanje sinzamuha. Ariko urukundo ntangabano rugira, ntabwo rushaho ngaho. Aho niko Pawulo avuze, niko avuze ati ntangabano uwakugiriye nawe muhe. Noneho ngo uzaba umurunze amakara ku mutwe, natabyumva ngo yihane azaba umurunze amakara ku mutwe. Abantu rero bagira ingabano, akaba ati nkurikije ibyo yankoreye nubwo yaba ari mu bitaro ntabwo nahagera, nkurikije ibyo yankoreye nubwo yaba yapfuye sinshobora kugera iwe, nkurikije ibyo yakoreye sinamushingira. Ariko urukundo rw'Imana rwo rwirengagiza izo ngabano. hose ruraharenga rukakomeza. Ruraharenga. Twaye ku ngingo ya 9 turi gusatira gusoza. Ingingo ya 9 noneho iratubwira igipimo. Hano mu ndirimbo ya Salomo, igipimo cy'urukundo. Igipimo cy'urukundo twumva indirimbo ya Salomo ibice 8 murongo waho ni wa 6 twumva ko atubwira. Haravuga ngo unshire mu gituza cawe mbe ikimenyetso, mbe no ku kuboko kwawe, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu. Abantu benshi bariyahura ngo ko bababenze, bagatubwe abantu benshi bemera kwicwa kuko babuje gukunda Imana. Nukuvuga ngo ico gihe ruba ruremereye rwabaye nk'urupfu, kuko ivuga uti sinareka Imana yanje mu nsogote, rwabaye urupfu. Urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Noneho rero hano mu Baroma barayakomanta baravuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Hano mu Baroma, ese ni ukurenganywa, ese ni amakuba, ese ni ukunyura mu intambara, ese ni gukubitwa birengeje. Hano ni 8 umurongo wa 34. Ninde uzaciraho iteka? Ninde? Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana
adusabira, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Kuko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanije n'intama zibagwa. Oya, ahubwo muri byose turushaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu rutantandukanya n'urukundo rw'Imana. urumva ko urukundo ahubwo numva rurenze n'urupfu. Aha, ntuze niba wemera gupfa kuko uvuga ngo rwo rureba no hirya y'urupfu rugeze si Imana se. Imana iruta urupfu kabisa. nuvuga ngo Imana iri muri wowe irusa urupfu, narizo mpamvu rubirenze hejuru. Kuko hano ku murongo wa 8 hano haravuga ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. aho ni mu ndirimbo ya Salomo. Umuntu yatanga ibyo afite ngo agure urukundo, ahubwo iherezo ry'uwakoze ibyo aragawa, kuko rutabona igiciro. nta giciro kibaho. Amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ngo ntizarurenga hejuru. N'uwagerageza kugura ntiyapima, kuko urukundo ni Imana. Imana. None se paze, uru rukundo rugera mu rupfu rukarenga n'urupfu, uyo witegereje, kuko turi ku rukundo rw'Imana muri iki gihe, ku bantu bitwa ngo barakijijwe, ku bantu bavuga ngo bamenye Imana. Ubu hari umuntu ubona koko wakwemera kwitangira Imana kuko urukundo ayikunda, akavuga ati n'urupfu nemeye kurwinjiramo. Abari mu kuri ntibayitangira, abari mu binyoma barabyitangira. Gute se? Ni ukuvuga ngo nka mwene wacu wa Muhammad ashobora kwihambiraho igisasu akemera ko kimuturikana ngo azabone ingororano mu ijuru. Sibyo? Nawe aba yahagejeje ariko mu buyobe. Ariko abemera Yesu uyu munsi by'ukuri, iyo bavuze ati nimwongera gusenga turabafunga, barahunga. Nuvuga ngo ntirwari rwazamuka ngo rugere ku rwego rw'urupfu. Urumva ko dufite ikibazo. Kubyiga ni ukugira ngo twiterane. Niba abandi babikora mu bujiji bakemera gupfa, kandi maze ngo bakunda Imana, umuntu akamubwira bati twabimenye tukaba tutaragira uyu muntu akamubwira bati aho kugira ngo nkore ku isabato ndiyemeje mbaye igitambo. Ni ikinyoma, kuko nta uzira umunsi, nta wigeze kubambwa mu itorero ry'intumwa. Ikinyera ca mbere n'icya kabiri n'icya gatatu niho habambwe benshi, nta wazize isabato, baziraga Yesu, guhamya kwa Yesu. Noneho rero wakanirwa kuvuga ngo reka nzire Yesu, abo bavuga ati aho kugira ngo nkore ku isabato munyice. Ubona uvuga ngo ntazize Yesu, azize umunsi. Ariko ashobora kuvuga ati ni itegeko ry'umwami. Ingo nyine, kuko Yesu yayiziruye agategeka abantu kwikorera, ahubwo niyikorere. We ntabwo abyemera nk'uko yizirura, avuga ati iri tegeko rya kane ni umwami kandi Yesu niwe waritanze. Impamvu rero mpfiriye umunsi nuko ari ubwo mpfiriye umwami n'ubundi umwami Yesu. Nizo mpamvu nyine kuzirura kwayo ni ugutegeka umuntu ngo yikorere ku isabato. Birahari. Okay, twagiye tugeze ku musozo. Ingingo ya nyuma ni iherezo ry'urukundo. Iherezo ry'urukundo. Twa turi kujya cyenda ivanga igipimo cy'urukundo. Igipimo cy'urukundo nta kibaho. Ni Imana irenga urupfu, irenga amazi menshi, irenga inzuzi, byose iraharenze. Nta waruzimya ngo bishoboke. Reka. Mbega urukundo rurenga n'urupfu, ku buryo wemera no gupfa ukareba hirya y'urupfu. Imana duha urukundo. Icyanyuma icya 10 rero ni iherezo ryarwo. Iherezo ry'urukundo. Se ruzashira. Hano mu Bakorinto wa mbere 13:8 haravuga ngo urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Ibyo byose kubwiriza nta bizabaho, gusenga nta bizabaho, biba ari uko turi mu rugendo. Ariko urukundo rwo, ijambo ry'Imana rivuga ngo rwo ntiruzashira, no mu ijuru ruzagumaho. Kandi koko ruzagumaho ko tuba turi kumwe n'Imana, kandi akaba ariyo rukundo. Narizo mpamvu nta uzongera kuduhanurira mu ijuru, nta uzongera kutubwiriza, nta uzongera kudusengera, ntaho bizabihuriye n'ibihesha ubugiye. Ahubwo ko tuzaba turi kumwe n'Imana, twe tuzaba turi mu rukundo. Haleluya. Ubwo tuzasoza rero turi mu rukundo. Ndasabira bene ruzagira iherezo. Ngo ruzahoraho iteka, kuko Imana itagirira n'iherezo.
ni urukundo. Ubwo abantu bifuza urukundo rero, abantu bifuza urukundo, wifuza urukundo wawifuje iki? wawifuje Imana ngibe muri wowe, ibe muri wowe. nihe nama bagira rero? Iture muri wowe. Nihe nama watanga ya nyuma kuri iyi nyigisho y'abana n'urukundo twize? Yesaya yarahanuye muri 66 umurongo wa mbere ngo ijuru ni intebe yanje ariko n'isi ni intebe y'ibirenge byanje, muzanyubakira nzuki aho nabonera ubuturo muri mwe nihe? Yashaka kuvuga kutura mu mitima y'abantu. Asoza rira jambo rivuga ngo ubwo azaza azatura bana namwe kandi azaba muri mwe umwuka wera. Kandi umwuka wera niyo Mana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kwisenga mu mwuka no mu kuri. Umwuka w'Imana kuko azaba muri twe, Imana izabituye muri twe, uzatunesheje byose. Iyo niyo nama uhaye abantu? Niyo nama mpaye abatwumva uyu munsi wa none. Nibwo bugingo. Mudusengere hanyuma Imana ikomeze kudushyikira tugira urukundo. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urwo rukundo rero nirwo wagaragaje ubwo watangaga Yesu Kristo. Natwe uravuga ngo umuntu wese ufite mugenzi we azi ko azifite icakennye akamukingira imbabazi ngo ntazaje arabeshaga urukundo rw'Imana ruri muri we. Nureke dukundane, dukunde bene data kugira ngo bigaragare ko dukunze Imana. Urwo rukundo turarukeneye kuko ruremereye cyane ndetse rusumba inzuzi n'amasoko. Urukundo ruraremereye cyane, imbaraga zarwo nuko twababarira byose, tukihanganira byose, kandi tukitoza gutwikira ibyaha bya bagenzi bacu. Turagushimiye Mana data wa twese uri mu ijuru, ubane natwe kandi ukomeze urukundo muri buri wese, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor Mpazirego Pierre, nimero ya WhatsApp ni 0786696620. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ja, murakoze cyane Pastor, murakoze cyane ku butumwa bwiza mutuyejeho. Reka dushimire wowe inshuti mukundwa warubanye natwe umwanya, kandi turagusaba gusharinga ubutumwa kugira ngo bugire kumira y'isi, udufashe kwagura ubwami bw'Imana, kandi Imana idufashe twese tugira urukundo kuko urukundo ntiruzagira iherezo. Rero reka tubizeze ko ikiganiro n'ubundi rakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, shalom, shalom. Tumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere cyose birakuremamo agakiza. Duhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga